Ngwaye ikaze nshuti mvanywe Mpeta TV ndagushimiye cyane udahwema kubana natwe by'umuntu kwakoze subscribe ndagushimiye cyane ariko nawe nimba uri mushya kuri channel ndagusabye ngo banze ukore subscribe kugira ngo tujye tubasha kwibana mu biganiro byacu byose nkuko twabyemeje kubagezaho inkuru zidasanzwe zirimo utuntu n'utundi urukundo ibyegeranye umunsi tugufitiye inkuru igira umugeni yasabwe guteka akoresheje amenyo kugira ngo agaragaze ko yakwita ku mugabo we n'umuryango muri rusange n'igihe yaba adafite ingingo nk'amaboko. Amafoto yerekana umugeni ateruye isafuriya amenyo amaboko ari mu mugongo yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga za Twitter. Umukobwa washyize ayo mafoto kuri urwo rubuga yasobanuye ko ibyo bijyanye n'umuco n'imigenzo ya sosiyete. Aya mafoto yerekana umugeni ateka ibyo kurya akoresheje amenyo ku munsi we w'ubukwe yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga maze abantu batangira kuyavuga ibintu bitandukanye. Bamwe bavuga ko batabikora nubwo wari umuti bitewe nuko babona bigoye cyane, abandi bakibaza impamvu uwo mugeni yemeye gutekesha amenyo kandi mu by'ukuri afite amaboko. Naho abandi bavuze ko wari umuco wa kera kandi urimo gukandamiza cyane. Turaza kugaruka kandi ku nkuru y'umuhungu w'imyaka 17 y'amavuko waje kugira ubwoba bwinshi nyuma yo kwisanga mu cyumba cyo gukoramo ibizamini ari wenyine mu bakobwa magana, ahita yikubita hasi atakaza ubwenge maze ajyanwa mu bitaro. Abantu benshi cyane cyane urubyiruko harimo abagorwa cyane no kuvugana nabo badahuje igitsina, ariko hari ab'icyo kintu kimeze nk'isoni cyangwa ubwoba bwo kwegera abo badahuje igitsina usanga kirengeje urugero ku buryo bashobora no kwikubita hasi bagahwera. Ibi nibyo byabaye kuri uwo muhungu wagomba gukora ikizamini cy'imibare mu kwezi gushize, nyuma bikaza kwanga kuko yikubise haza agata ubwenge kuko ngo yari yisanze mu bakobwa bagera kuri 500 ariwe muhungu wenyine. Turaza gusoreza kandi ku nkuru igira iti yapfuye nyuma y'iminota 10 gusa amaze gusezerana. Umugabo w'imyaka 48 yikubise hasi nyuma y'uko mutima uhagaze bitunguranye, aha akaba ari nyuma y'iminota 10 gusa asezeranye n'umukunzi we. Byinshi kuri izi nkuru mu buryo burambuye ndagusabye ngo bane natwe tugerane ku musozo. Ndagushimiye cyane kandi nguhaye ikaze nanone nkuko twatangiye tuvuga mu gihugu cya Zambia umugeni yatekesheje amenyo bitungura benshi. Muri Zambia umugeni yasabwe guteka akoresheje amenyo kugira ngo agaragaze ko yakwita ku mugabo we n'umuryango muri rusange n'igihe yaba adafite ingingo nk'amaboko. Amafoto yerekana uwo mugeni ateruje isafuriya amenyo amaboko ari mu mugongo yashyizwe ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter. Umukobwa wayashyize kuri urwo rubuga we yasobanuye ko ibyo bijyanye n'umuco n'imigenzo ya sosiyete y'ababemba muri Zambia. Aya mafoto yerekana uwo mugeni ateka ibyo kurya akoresheje amenyo ku munsi we w'ubukwe yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga maze abantu batangira kuyavuga ibintu bitandukanye. Bamwe bavuga ko batabikora nubwo waba ari umuti bitewe nuko babona bigoye cyane, abandi bakibaza impamvu uwo mugeni yemeye gutekesha amenyo kandi mu by'ukuri afite amaboko. Naho abandi kandi bo bakavuga ko ari umuco wa kera nyamara urimo gukandamiza cyane. Nyuma y'uko ayo mafoto avuzweho byinshi n'abibaza impamvu y'icyo gikorwa, umukobwa ukoresha urubuga rwa Twitter witwa Don Kelly Ann yasobanuye ko ibyo biri mu muco n'imigenzo y'ababemba bo muri Zambia, yemeza ko ibyo biba bigamije guhamya ko umugore nubwo yaba yatakaza ingingo zimwe nk'amaboko n'ubundi yakomeza kwita ku mugabo we neza. Umwe mu bakoresha urubuga rwa Twitter Bingada yagize ati ndashima kuba njyewe ndi wo muri Nigeria kubera ko mu by'ukuri ndibaza ni gute nshobora gukoresha amenyo nterura isafuriya ku ziko. Maketa we yagize ati ko mbona ari kumurushya uyu mwana w'umuntu koko, harya ngo ni ukwerekana uko yashobora kwita ku muryango by'umwihariko umugabo. Ntibyaba bitangaje ko uwo muco watangijwe n'abagabo. Naho witwa Rayton 001 we yagize ati byose biba byerekeye ibyo kurya ku bagabo b'Abanyafurika, na nyuma yo gutakaza urugingo baratekereza ibyo kurya gusa. Kubera iki mudasaba uwo mugabo kujya gukoresha amenyo ahiga inyamaswa mu ishyamba akerekana niba yabishobora yanatakaje urugingo? Akenshi ngiye nemera imico n'imigenzo ariko hari bimwe na bimwe numva ntashyigikira. Sinshobora gukora ibi bintu gutya nubwo byaba ari umuti. Nkuko twatangiye tubikubwira kandi mu nkuru zacu zidasanzwe twaguteguriye nanone
naho umuhungu yisanze mu bakobwa 500 ari wenyine maze yitura hasi ajyanwa mu bitaro. Mu Buhinde umuhungu w'imyaka 17 y'amavuko yagize ubwoba bwinshi nyuma yo kwisanga mu cyumba cyo gukoreramo ibizamini ari wenyine mu bakobwa 100, ahita yikubita hasi atakaza ubwenge ahita ajyanwa mu bitaro. Abantu benshi cyane cyane urubyiruko harimo abagorwa cyane no kuvugana nabo badahuje igitsina, ariko hari abo icyo kintu kimeze nk'isoni cyangwa ubwoba bwo kwegera abo badahuje igitsina kiba kirengeje urugero buryo bashobora no kwikubita hasi bagahwera. Ibi ni byo byabaye kuri uwo muhungu wo mu Buhinde witwa Mani Shankar Prasad wiga mu ishuri rya Lamar Iqbal College muri Bihar Sharif, ugomba gukora ikizamini cy'imibare mu kwezi gushize, nyuma bikaza kwanga kuko yikubise hasi agata ubwenge kuko yari yisanze mu bakobwa bagera kuri 500 ari we muhungu wenyine. Nyirasenge wa Prasad yabwiye ikinyamakuru Ain News Agency ati yari wenyine mu bakobwa bagera kuri 500 bakoraga ikizamini. Ibyo bituma yikubita hasi atubwenge ahita ajyanwa kwa muganga byihuse kugira ngo yitabweho. Ise uwo muhungu wagize ikibazo witwa Shan Kindani nyuma yaje kubwira Indian TV ku mwana we yagaruye ubwenge hashize amasaha make, ariko ko yahungabanye cyane no kwisanga mu bakobwa benshi cyane ari wenyine ku buryo byanamugoraga gusubiza ibyo yabazwaga icyatumye yikubita hasi. Ntibirasobanuka neza icyatumye uwo munyeshuri yisanga ari umuhungu umwe mu bakobwa 100 baje gukora ikizamini, gusa abayobozi batangaje ko ashobora kuba yaribeshye yandika imyirondoro ye ku ifishi yo gukora ikizamini akaba yashyiraho ko ari umukobwa. Gusa nubwo ikosa ritari rye cyane ngo yaje guhabwa umwanya wo gukosora iyo myirondoro ku ikarita y'ishuri. Ntibiremezwa n'abaganga niba Mani Shankar Prasad afite ikibazo cya gynophobia kirangwa no gutinya abantu b'igitsina gore cyangwa se niba ari uko kugira isoni nyinshi gusa. Ikizwi gusa ni uko ubu ngo akeneye igihe cyo kubanza kumera neza nyuma y'ibyo byamubayeho ku buryo atabaye agikoze ibizamini nk'uko byari biteganyijwe. Turasoreza kandi ku nkuru igira iti yapfuye nyuma y'iminota 10 gusa maze gusezerana. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umugabo w'imyaka 48 yikubise hasi nyuma y'uko umutima uhagaze bitunguranye nyuma y'iminota 10 gusa asezeranye n'umukunzi we. Tariki ya 19 Kamena umwaka 2023 wari umunsi w'ibyishimo by'agahebuzo mu buzima bwa Mae Davis kuko aribwo yasezeranye n'umugabo yakunze mu buzima bwe Toraz Davis, ariko waje guhinduka umunsi w'ibyago bikomeye kuko ari wo munsi yapfushijeho uwo mugabo. Bari bamaze iminota mike basezeranye nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru The New York Post. Nyuma gato umuhango wo gusezerana abo bombi bamaze kubwirana amagambo y'uko biyemeje kuzatandukanwa n'urupfu. Ibyari ibirori byahindutse umubabaro kuko umugabo yikubise hasi bitewe n'uko umutima wahagaze gukora uko bikwiye bitewe n'amaraso yipfunditse maze yikubita hasi ahita wera. Umwe mu bakoranaga na nyakwigendera nawe wari muri ubwo bukwe yagize ati wari umunsi mwiza kurusha indi mu buzima bwa Torres. Nabonaga inseko yari mu maso ye nkabona ukuntu yari yishimye kandi anezerewe. Uwo mutumirwa wakoranaga na nyakwigendera yahise atangiza gahunda yo gukusanya amafaranga kuri interinete kugira ngo yifashishwe mu bikorwa byo gushyingura gufasha umugeni ubaye umupfakazi mu buryo butunguranye, none akaba agiye kurera abana bari bafitanye wenyine. Nyuma y'iminsi mike inyuzemo abantu 500 bamaze gutanga amadolari 22,000 uwo muryango n'ubundi wari umaze iminsi uhuye n'ibyago kuko umubyeyi wa Mae Davis nawe yapfuye mu byumweru bikeya mbere y'ubukwe. Ngayo nguko izi nizo nkuru zidasanzwe twaguteguriye ku itariki ya none ya mbere z'ukwa mbere umwaka 2024. Gusa ariko nimba ari mushya kuri channel ndagusabye ngo ntugende udakoze subscribe kugira ngo tubashe kwibana mu biganiro byacu byose. Imana ibarinde naho ubutaha.